umuvandimwe wanyu Levita Mahirwe Marie Assumpta. Nagira ngo mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, nongeye kugushima, nongeye kugushima Data kukugira neza, nongeye kugushima Data kutwemereye kuba hano muri kino gitondo. Muri kino gitondo Data wahisemo nk'umunsi wawe wera, ndakwinginze Data ngo utwemerere kuba imbere yawe, kubuka wawe wera ari utuyobora, kandi Mwami Imana ubane natwe twose kandi wigaragaze mu buzima bwacu. Ndakwinginze Data ngo umuntu wese uri buzumvira ijambo wari wazahabwa umugisha nawe, kandi ari wowe uzarimusobanurira umugezeho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ni umuvandimwe wanyu Levita Mahirwe Marie Assumpta hano Palma de Mallorca muri Espagne. Nagira ngo mbifurize mbere ya byose umwaka musha muhire, bifuriza kurangiza uyu mwaka neza, kurangiza uyu mwaka muri mu mavuta y'Imana, kurangiza uyu mwaka muri mu mbaraga, kurangiza uyu mwaka mwuzuye umunezero wa Kristo. Ibiba hano mu isi ntaho bihuriye n'ibyo tuzasanga mu ijuru. Niyo mpamvu tugomba kunezererwa, niyo mpamvu tugomba kunezererwa, kandi yaravuze ngo we yaduhaye amahoro, ngo amahoro atagira n'aho ahuriye nayo hano mu isi. Nagira ngo mbasomere ijambo riri mu gitabo cya Yeremiya igice cya 10 kuva ku murongo wa mbere, kubera ibi bihe turimo byo kwegera umwami wacu Yesu Kristo, yuko kuza kwe kuri hafi. Igitabo cy'Imana cyagiye gihishurwa, cyaduhishurira byinshi birimo abantu batigeze bamenya. None nagira ngo muri iki gitondo ngusomere ijambo riri muri Yeremiya rivuga ngo iki gihe abantu barimo bizihiza Noheli, iki gihe abantu bo mu isi rwose barimo banywa barya, ko atari igihe cyo gusinzira kandi ko atari igihe cyo kwibagirwa ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye muri iki gitabo cyera. Nagira ngo nkubwire ngo Noheli iyo iba ari iy'Imana, ntabwo abisi bari kuzajya bayizihiza n'umutima wabo wose. Ijambo riri mu gitabo cya Yeremiya hatwereka uburyo Noheli atari umunsi mukuru w'Imana. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa mbere haravuga ngo, ndasoma ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo mu izina rye ryera, amen. Ibigirwamana by'abapagani ni iby'ubusa, Imana rurema ni ikomeye kandi iyobora abiyiringira. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka ababwira wa nzu y'Isiraheli we, uko niko Uwiteka avuga ati, ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga kandi ntimugaterwa ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imigenzo y'abo bantu ni ubusa, kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba niwo murimo w'amaboko y'umubaji akoresheje intorezo. Babirimbisha ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Ngo bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse, ntibivuga, bigomba guterurwa kuko bigenza. Ngo ntimukabitinye kuko ari ntacyo bibasha gutwara, ari ikibi ari icyiza. Ngo nta uhwanye nawe Uwiteka, urakomeye, ngo kandi izina ryawe rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha, mwami w'amahanga we? Ngo bigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose ntawe uhwanye nawe. Aleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana ririmo rirasobanura uburyo ibi bishushanyo abantu barimo biyambaza, ibi bishushanyo abantu barimo bajya gusura uyu munsi ngo ni Noheli, ngo bajya kureba Kana Yesu, ngo bajya kureba Mariya na Yosefu, ngo bakahasengera. Ibi bishushanyo Imana yaribujije ngo Imana ngo ni Imana ni nini cyane, Imana irakomeye, Imana irera, ntabwo ushobora kuyishushanya utakwibeshya. Imana iratangaje.
umwami Yesu yihindura umuntu yari mu nda ya Mariya ageze kwa Elizabeti ahita bawutiza Elizabeti n'umwuka wera. Elizabeti yuzuye umwuka wera aravuga ati umwami wanje amwita umwami. Imana yahishuriye abayizera ni amayobera kuko hari abakristu benshi bitwa ngo bemera Bibiliya ariko bakemera yuko umunsi wa Noheli ari umunsi w'Imana. Noheli ni umunsi mukuru bahisemo nyuma yuko Bibiliya yari yaranditswe. Ntabwo umwami Yesu ntabwo umwuka wera yigeze abwira abantu ngo bakore uyu munsi wa Noheli. Nta nubwo yigeze avuga ko Yesu yavutse itariki ya 25 z'ukwa 12. Nta hantu byanditse. Uyu ni umunsi bahimbye bakufatanya n'imihango ya kera y'abapagani bakoraga, bayihinduramo ibishushanyo bagirwamana bya kera, bahinduramo ibishushanyo bya Yesu. Ubwo baravuga ngo uwo ni Yesu, kandi kera hariho ibigirwamana abantu bisihizaga niko bagiye babihindura. Nagira ngo nkubwire ngo dusome ijambo Yesu muri Luka niwe ubivuga neza. Luka igice cya mbere, aho Mariya yagiye gusura Elizabeti amaze kuzura umwuka wera, avuga ibintu abantu benshi batumvise, avuga ibintu abantu benshi batari bahishurirwa, ko Yesu ari we Mana, Yesu ari we Mwana, kandi Yesu ari we mwuka wera. Yesu ni we Mana, Yesu ni we Mwana, Yesu ni we mwuka wera. Ni ukuvuga Yesu ni we Data, Yesu ni we Mana, Yesu ni we mwuka wera, kandi Yesu ni we Mwana. Yesu ni Data. Nk'uko nje ndi umubyeyi, kandi nkaba ndi umubyeyi, nkaba mfite abana, rimwe nkaba ndi umubyeyi, ubundi nkaba ndi umwana wa mama, ubundi nkaba kandi nshobora kugira inshingano zitandukanye. Nk'uko Yesu ari Data, akaba yaraje hano mu isi akihindura umuntu, kandi akaba ari nawe mwuka wera, akaba ari we ukora nk'umwuka wera. Umwuka wera ni Yesu Kristo, ni umwuka wa Yesu Kristo, niwe utuyobora, niwe utegeka byose. Reka ngusomere Elizabeti yarabihishuriwe, yinjiye mu mwuka, yuzuye umwuka wera. Elizabeti yarabihishurirwa. Urumva ute ko umwana, uruhinja rw'igisoro rwaba ruri mu nda, umuntu uzi ubwenge yarwita umwana ate? Kandi Yesu atari yagapfiriye ku musaraba. Yesu ntabwo yari yakabwirije ubutumwa. Yesu ntabwo yari yakavuze uwo ari we. Petero ntabwo yari yakamwise Kristo. Ariko Elizabeti yuzuye umwuka wera aravuga ati reka tuhasome. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzura umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki? Ko nyina y'umwami wanjye angendereye. Nyina y'umwami wanjye angendereye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nyina y'umwami wanjye arangendereye. Yamwise umwami, kandi yari urusoro, kuko yari yuzuye umwuka wera, amaze kumenya guhishurirwa ko Yesu yaje hano mu isi akihindura umuntu. Akaba hano mu isi imyaka 33 yarihinduye umuntu. Ariko Yesu yahoze ari Imana, kandi Yesu yahozeho. Niwe Data, niwe mwita Mwana, kandi niwe mwuka wera. Iyi minsi mikuru ya Noheli ntabwo yanditse muri Bibiliya, ntabwo Bibiliya yemera. Ni iminsi mikuru y'abapagani bavangavanze, bakavangavanga, abantu bose baba bagowe, biruka ngo barashaka ibyo kurya, ngo abandi barashaka kado, abandi bakarwana, abandi bagatongana. Uyu munsi wa Noheli ni umunsi Satani akoresha kugira ngo agirire nabi imiryango myinshi, ndetse hariho n'abatongana, hariho n'abashwana kubera uyu munsi wa Noheli. Ya 21 ivuga ngo nimuze turebe imbere kuko umwana wacu Yesu ari hafi. Haleluya. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twirengere Imana yacu izakora imirimo izirukana Satani
cyane cyane dusaba kuko Imana igikubwira twese dukanguke kuko Imana yazishaka kuko twese tubabera buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo tutireka kwiganira urahabwa imbaraga anja nsutireka kwiganira urahabwa imbaraga muririmbire horaho Yesu ari hamwe natwe utunesha ibihe byagezo kubw'imbaraga za Yesu nimuze tumukorere tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru iva bohewe mu maboko y'uwo mugome Satani